turashimana rero umunsi ugira kabiri muri amasengesho yo kwinginga. Ibyo twingingira turabizi, turingingira amahanga, turingingira itorero, turingingira na Isirayeli by'Imana yivuzeho. Nyuma mu byitwa amasengesho yo kwinginga ya intercession. Intercession urumva ko hari ikintu yitwa inter hagati, ntabwo ari amasengesho yo gusengera ibyawe, kuko iyo yabaye ibyawe ntabwo yitwa intercession. Wabizi inter ni ikintu kiri hagati y'impande ebyiri. Bivuga ngo ni amasengesho yo kuzamura imbere y'Imana amabesoin y'abandi cyangwa yandi atayo usanzwe usengera yawe. Ese murabyumva? Bivuga ngo amasengesho yo kwinginga ariyo twavuga ko yitwa intercession mu Gifaransa cyangwa intercessory prayer mu Cyongereza. Ni kuvuga na amasengesho wowe wiyibagira ugasengera abandi cyangwa ibindi bitagufataho. Ni nisengero ubwanjye ntabwo ari intercession, iyo inter ivaho, iba ari prière gusa, iba ari amasengesho gusa. Murabona Paulo yavuze ngo igihe yavuze ku byerekeye intwaro z'Imana, iya nyuma yavuze amasengesho yavuzeho gute? Muze kumva Abefeso 6:18 mwumva icyo yavuze ariya ku masengesho. Muri liste y'intwaro amasengesho niyo yaje nyuma, usibye ko ariyo yahetse izindi ntwaro. Ariya kuri 18 aravuga iki? Musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Mwumvise avuga amasengesho mu bumwe cyangwa mu bwinshi? None se oya, amasengesho mu bwinshi, toutes sortes de prières. Donc il y a beaucoup de sortes de prières. Mu buryo bwose bwo gusenga n'amasengesho mu bwinshi. Bivuga ngo rero hari uburyo amasengesho ari mu buryo bwinshi. Hari amasengesho yawe usengera wowe ibyo ushaka ku Mana. Amen. Hari amasengesho ya intercession, ariyo twita kwinginga, ntago wingingira, uringingira abandi. Hari amasengesho yo kwiyiriza, hari amasengesho yo gukesha ijoro, hari amasengesho uburyo bwinshi. Wabizi? Iki cyumweru rero ni amasengesho yo kwinginga. Mwumvise? Amen. Ngo faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Bivuga ngo nta sengesho y'uburyo bumwe gusa, ni amasengesho y'uburyo bwinshi. Intercession ni kimwe muri ayo masengesho. Iyo usomye Mose, ngo Mose yingingira Uwiteka ntarimbure ubwoko bwe, niwe yingingiye. Iyo ni intercession. Abraham intercéda pour Sodome. Abraham ngo yingingira Sodome, niyaboneka n'abakiranutsi 10 Imana ibabarire. Siko Imana yamubwiye niyaboneka 50. Nuvuga ngo ntabwo Abraham yingingiye Sodome. Amen. Yarafite umuvandimwe Loti hariya n'umuryango we. Yobu yingingira za nshuti ze ngo Imana izibabarire. Imana iramwumva, na niyo yamubwiye ngo bingingire.
ngo umugaragu wanjye arabasengera arabingingira kwa mbabarire. Amaze kubingingira Imana imushumbusha ibyo yatakaje muri cyagihe cy'ibigeragezo. Nureba muri Bibiliya uraza kubona icyo Bibiliya yita kwinginga, amasengesho yo kwinginga. Yohana 17 ni isengesho ry'umutambyi mukuru Yesu. Wagita muri ubwo buryo bwo gusenga warishirahe kwinginga, ko yingingiye abe that abo wampaye n'abazizera kubw'ijambo ryaba ndabasengeye. N'amasengesho yo kwinginga. Uzajya ubimenya kubitandukanye. Amen. Haleluya. Rero kwa ngo twagure rero kumenya ko tukiri mu ntangiriro y'aya masengesho, tukwiye gusobanukirwa ikintu gikomeye cyane cyitwa urwego rwa Yakobo, l'échelle de Jacob. Umutwe urwego rwa Yakobo, urwego rwa Yakobo. Reka dusomere Itangiriro 28 noneho kubera ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 22. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenduye mu mabuye yari ari aho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru. Abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi. Uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikasi n'ikusi. Kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega ahantu hateye ubwoba, ahantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare yenduye yiseguye, arishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajyima ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye, niwe nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha 1/10. Amen. Ngo twabivuze, umutwe w'ijambo ry'Imana ridufasha muri uyu munsi wa kabiri w'amasengesho ni urwego rwa Yakobo. Yakobo hari urwego yarose, ariko ntabwo ari inzozi zisanzwe, ni vision yarahishuriwe. Yakobo yari warava i Berisheba, ni ukuvuga ngo mu rugo rwa se Berisheba. Yari warava Berisheba ahunga umukuru we Esawu, kubera ko yari yamutwaye umugisha we kuba samuragwa. Kandi Esawu rero adevelopa muri we umujinya n'urwango, bituma yari no kumwica. Nyina rero amugira inama yuko yahunga mukuru we, noneho agahungira i Harani. Kubera iki Harani? Harani kubera nyina yitwaga nde? Rebeka.
Amen. Rebeka bamukuye Harani. Rebeka ni mushiki wa Labani. Labani na Rebeka ise yitwa Petueli kandi babyarwa n'umuvandimwe wa Abrahamu yitwa Nahori. Niko Labani yavuze. Arabwira Yakobo ngo Imana ya Abrahamu na Nahori niyo témoin w'ibitukoze hano. Iza kwitwararike ugiye nangize nyitwararike. Ntabwo yavuze ngo Imana ya Abrahamu na Isaka, yavuze Imana ya Abrahamu na Nahori, kuko niho akomoka kuri Nahori, kuko Nahori niwe sekuru. Nahori akaba avukana na Abrahamu. Amen. Noneho Rebeka yashatse ko Yakobo atagenza nka mukuru we Esau ngo ashake muri abo banyakanani kazi, ahubwo ko akwiye gushaka aho yaturutse, mu rugo rwa se, mu muryango wa Tera. Tera niwe se wa Abrahamu nabo ba Nahori. Amen. Na se wa Loti. Noneho Yakobo rero yariho arahunga ava i Bersheba i Kanani, abo ba Abrahamu babaga ba Isaka. Noneho ariho arahunga mukuru we ahungira kwa nyirarume Labani, musaza wa nyina. Uko niko Imana yamuyoboye. Ari mu nzira rero yararushe cyane kubera urugendo rurerure. Hanyuma araryama, afata ibuye ryaraho ararisegura. Hanyuma muri uwo muruho, muri ubwo bwoba, muri ako gahinda, muri iyo nzara, kuko n'isengesho rye muraryumva ngo numpe icyo kurya n'ibyo kwambara. Ntabwo yigeze asaba ibintu bihambaye. Hanyuma arayishyurirwa ari urwego, eshel lada, iva ku isi, urwego ruva ku isi ukagera ku ijuru. Noneho akabona abamarayika b'Imana bamanuka urwo rwego bongera bakaruzamuka, bamanuka bazamuka, bamanuka bazamuka. Urwo rwego rero ngo Imana yari ihagaze hejuru yarwo, aho urwo rwego rugarukira mu ijuru, Imana yari ihagaze hejuru urwo rwego. Akangutse Imana ivugana nawe, iravuga ngo ndi Imana ya Abrahamu na so Isaka. Amen. Imana yongera gusubira amasezerano yabwiye Abrahamu, ikayakomeza muri Isaka, nawe irayamubwiye ngo nzabana nawe uzajya hose, nzakugwiza, nzaguha umugisha, uzaguka iburyo n'ibumoso, ikusi kasikazi, uzaguka iburengerazuba, iburasirazuba, ikusi n'ikasikazi. Muri wowe hazavamo urubyaro rwinshi rungana n'umusenyo wo ku nyanja. Amen. Ni inyenyeri zo ku ijuru. Aravuga ngo en toi et en ta poste, ngo n'amahanga, aravuga ngo aha uryamye ubutaka ndabuguhaye. Amen. Ndi Imana ya Abrahamu na Isaka iso, ubutaka ndabuguhaye wowe n'urubyaro rwawe, kandi urubyaro rwawe ruzamera nk'umusenyi. Amen. Uzaguka iburengerazuba, iburasirazuba, ikusi n'ikasikazi, kandi imiryango yo mu isi izahabwa umugisha muri wowe no mu rubyaro rwawe. Ndi kumwe nawe, ndakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu
kuko sinzaguhana sinzaguterana ntarasoza byose navuze. Amen, haleluya. Akangutse rero niho yavuze ngo ahantu harahambaye ntabwo nzi ko Imana iri hano. Ahantu hitwaga Luzi ahita Beteli, ngo aha ni inzu y'Imana n'irembo ry'ijuru. Imana ishimwe. Ahita afata rero ryabuye. Amen, haleluya. Noneho abwira Imana, arayibwira, nawe arayibwira, aravuga ngo donc il a fait un vœu, nuvuga ngo yakoze umuhigo ngo nubana nanjye ukandinda muri urugendo, ukampa icyo kurya nicyo kwambara, nkazagaruka mu nzu ya data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye, kandi iri buye nshize hano uyu munsi nk'urwibutso rizaba inzu y'Imana, kandi nzajya nguha icya 10. Amen, cy'ibyuma ibyo byose. Abantu rero ahita Beteli. Ku cyumweru twavuze ngo ni byiza mu rugendo rw'ubukristo kuzagira igihe usubira Beteli. Muragibuka Imana yamutegetse amaze kugaruka mu gihugu cye, Imana yamutegetse ngo subira Beteli. Turasoma 35 Itangiriro umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 15. Imana ibwira Yakobo iti, haguruka uzamuke ujye Beteli utureyo, wubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene so. Maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe n'abo bari kumwe bose ati, mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure mwambare indi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye Beteli, nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye, kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Baha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite n'impeta zari ku matwi yabo. Yakobo abihisha munsi y'igiti cyitwa umwera cyari hafi y'Ishekemu. Baragenda, Imana itera ubwoba imidugudu ibagose, ntibakurikira bene Yakobo. Nuko Yakobo asohora iruzi, niyo i Beteli iri mu gihugu cy'i Kanani, we n'abantu be bose bari kumwe. Yubakayo igicaniro, yita aho hantu Eri Beteli, kuko ariho Imana yamwishuriye ubwo yahungaga mwene so. Kandi Debora wareraga Rebeka arapfa, bamuhamba hepfo y'i Beteli munsi y'igiti cyitwa umweroni, bacyita Aroni Bakuti. Imana yongera kubonekera Yakobo agarutse avuye i Padaramu, imuha umugisha. Imana iramubwira ati, witwa Yakobo, ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isirayeli niryo rizaba izina ryawe. Nuko imwita Isirayeli. Imana iramubwira iti, ndi Imana ishobora byose, wororoka ugwire, ishyanga n'iteraniro ry'amaboko bizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukigi rwawe, kandi igihugu nahaye Aburahamu na Isaka nzakiguha nawe, n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzarugiha. Imana imusigaho bavuganiraga, irazamuka. Yakobo ashinga inkingi y'amabuye aho yavuganiraga nayo, ayisukaho ituro ry'ibyo kunywa, ayisukaho n'amavuta yarayo. Yakobo yita aho hantu yavuganiye n'Imana Beteli. Amen. Haleluya. Amen. Hari ikintu gikomeye cyane hari. Imana yamubwiye ngo muri ho hazakomeka iki? Imana iramubwira iti, ndi Imana ishobora byose, wororoka ugwire,
ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukiryi rwawe. Amen. Umviriza, Imana itandukanije ibintu bibiri. Iravuga ngo une nation et une multitude de nations. Une nation et une multitude de nations. Bivuga iki? Une nation yabanje kuvugwa ni Isirayeli. Hanyuma ayo mahanga yandi azaturuka muri Yakobo ni twebwe. Kuko mu mahanga yose Imana ifite abakomoka kuri Abrahamu, Isaka na Yakobo mu kwizera. Niyo mpamvu tuvuga ngo Imana yacu ni Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Murumva hano? Imana iteka itandukanya Isirayeli n'amahanga. Hano Imana rero yatandukanije Isirayeli n'itorero. Itorero rizava muri ayo mahanga. Amen. Nubwo ari bamwe mu Isirayeli bakizwa, nabo bakaba mu itorero, ariko biratandukanye. Isirayeli nk'ishyanga bitandukanye n'itorero ryo rigizwe n'abantu bakomoka mu mahanga yose. Amen. Kandi bakitwa abami n'abatambyi kandi n'abami. Nimba ejo twarabonye ko turabaraganwa na Kristo. Kristo ni iki? Ni umwami kandi ni umutambyi. Niyo ngo natwe akamero ke niko yaduhaye. Turi abami, turi n'abatambyi. Imana ishimwe. Kuko ngo tuzimana nawe, ngo nitwihangana tuzimana nawe. Amen. Bishobora kurenga mu mutwe wawe. Kuko na Yakobo igihe yahungaga Esawu yisabira umugati cyo kurya cyo kwambara, sibyo? Amen. Ntabwo ibyo yabwiwe yahise abisingira. Byari bimurenze. Amen. Ndetse yanitabye Imana atarabona ubugari bw'iby'Imana yavuze. Kuko Imana yavuze biriho barasohozwa. Niyo mpamvu hose ahari itorero n'amagambo ya Abrahamu yabwiwe na Isaka na Yakobo agenda asohozwa. Kuko urubyaro rwa Abrahamu ni Kristo. Amen. Kandi Kristo yakomotse mu nda Yakobo, kuko ni intare y'umuryango wa Yuda. Yuda ni mwene Yakobo. Wayumvise? Nivuga ngo Yesu, amen, mu buryo bw'umubiri akomoka mu muryango wa Yuda. Yuda akaba ari umwe mu bana 12 ba Yakobo. Yumva se ko Imana yasohoje ibyo yavuze. Amen. Imana ishimwe. Luz ngo niko aho hantu Yakobo yahise Beteli, inzu y'Imana, irembo ry'ijuru, ngo niko yitwaga mbere, yitwaga Luz. Luz rero kubera ko se Yakobo yahise yindura izina. Luz mu bisanzwe mumenye ko kiriya gihugu mbere cyari cy'abapagani, cyari cy'abanyakanani. Amoko y'abanyakanani yasengaga Imana za Bayali n'izindi mana zose. Bivuga ngo amazina yajyanaga nibyo bemeraga, n'imihango n'imigezo y'Imana zabo. Nimba rero Luz atari Abisirayeli bahise, sibyo? None Yakobo akahindura Beteli, nuko Luz ifite icyo isobanura. Kimwe mu bisobanuro isobanura umucyo, ariko wa umucyo urazi ko amahanga rigi yasengaga Imana yizuba. Umucyo w'abanyamahanga iyo bavuze mu mana zabo si wo mucyo wo dufite nka Yesu. Yesu ni umucyo w'ukuri. Amen. Bivuga ngo ni izina rivuga umucyo cyangwa amandiye, cya giti cya amandiye sinzi ko bakita. Bivuga ngo bijyanye n'izo pratique païenne cyangwa iyo mihango n'imigenzo y'abo bantu bari batuye aho hantu mbere yuko Abisirayeli baza. Amen.
ni ukuvuga ngo rero Yakobo rero Imana yamuhaye umugisha, yagiye kwa nyirarume Labani umusaza wa nyina aramukorera, muri make yamaze imyaka 20 amukorera amuragirira, hanyuma avayo afite imikumbi myinshi, afite umuryango mugari, amen, afite Leya na murumuna Rachel nk'abagore be, afite inshoreke, afite byose iby'Imana yayisabye yarabikoze, yagiye mboko agaruka ari umutunzi. Imana ishimwe. None Imana imuhindurira izina Yakobo muriganya, Imana imuhindurira izina Israeli, le prince de Dieu, ikuba ngoma ki cy'Imana. Natwe buriya aya mazina yacu yo ku isi nawe dufite, burya mu bwami Imana yatwise yandi mazina, ariko ubu ntabwo tuyamenya, ngo tuzamenya kiriya gihe. Hano dufite amazina ababyeyi batwise, nayo twise, nayo abantu batwise ku mpamvu zitandukanye, ariko iyo dukijijwe Data wo mu ijuru, nk'uko iyo umwana avutse bamwita izina, none se avuka afite izina? Nubwo waripanga kiri mu nda cyangwa igihe uzamubyara, ariko azabanza kuryitwa avutse, none akaza bamwita akamenya ko ari zina rye uko agenda akura. None ni gute twabyarwa n'Imana ntitwite izina? None yavuga ngo gahungu, gakobwa. Oya, nk'uko ababyeyi batwise amazina, natwe Imana yatubyara mu Mwuka Wera, amen, n'ijambo. Buri umwe wese yamuhaye izina, ariko ubu ntabwo warimenya, ariko kuri uwo munsi tuzarimenya. Reka tubisome Ibiyeshu Yohana ibice 2:17. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa, amen. Urihabwa nawe azarimenya igihe nikigera. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wese iyo abaye umwana w'Imana, Imana imuta izina. Imana ishimwe. Yakobo rero Imana imumugisha, mwabyumvise, na niho mu kwizera tumwita sogokuru mu kwizera. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, ari we Israeli, se umwami wacu Yesu Kristo, Mana yanjye, siko tuvuga. Baro mu buryo bw'umwuka rero dukomoka kuri bariya kubwo kwizera, kubwo kwizera basogokuru ni Abrahamu na Isaka na Yakobo, baita les patriarches, bariya nibo dukomokaho kubwo kwizera. Kubw'umubiri dukomoka ku babyeyi bacu, ntabwo tubihakana, ariko kubw'umwuka dukomoka kuri bariya. Imana ishimwe. Amateka yabo tuyarimo, ariko ni mu gihe duhindutse basha mu bitekerezo byacu. None duriya rwego Yakobo yabonye, amen, ruri strange, rurateye amatsiko menshi. Ngo amareka bamanuka bazamuka, ese bivuga iki? Imana iri ku gasongero, sibyo? Niyo iri aho urwego rugarukira mu ijuru, urwego rwahuzaga isi n'ijuru. Imana ikaba iri ihagaze mu ijuru kuri ya rwego hejuru, aho rurangirira, amen. Tubwe aho rutangirira, wenda ko rwamanutse ruva mu ijuru, aho rutangirira Imana ni hejuru, rugakora ku isi. Ruvuga iki? Turabizi ko Yesu ubwe yaravuze amagambo aganisha kuri rwa rwego igihe yabwiraga Natanayeli. Tusome muri Yohana 1:51. Niduhishurirwa ubwira ubwo rwego turamenya
umurimo w'ubw'ingenzi icyo ari cyo. Filipo yari uw'i Betesayida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Nataniyeli aramubwira ati, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yozefu w'i Nazareti. Nataniyeli aramubaza ati, mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. Yesu abona Nataniyeli aza aho ari amuvugaho ati, dore Umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Nataniyeli aramubaza ati, wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati, Filipo ataraguhamagara, ubwo wari munsi w'umutini nakubonye. Nataniyeli aramusubiza ati, Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Yesu aramusubiza ati, mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Kandi arongera aramubwira ati, ni ukuri ndakubwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku Mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Amen. Amen. Aya magambo Yesu yabwiye Natanayeli, amen, yariho arayishura ibyo Yakobo yarose, rwa rwego Yakobo yabonye mu nzozi. Amen. Mu buryo bw'umwuka ni umwami Yesu Kristo. Muza kumva impamvu. Umunara w'i Babeli, Itangiriro 11, n'abantu banze kugwira uko Imana yababwiye, ibyo bita kugwira, yavuze ngo mugwire isi. Icyo gihe abantu bari bake, barakiye kuba isi yuzuramo abantu, ngo mworoke mugwire isi. Soyez féconds, remplissez la terre. Bivuga ngo abantu aho kugira ngo bumvire Imana, bo bahise bo bigira umugambi ahubwo wo kuyisanga hiri, bubatse umunara. Uretse kubaka izina ngo bashaka gusanga Imana hiri, kandi Imana yababwiye bayisanga hiri. Yababwiye ngo ibagende bakwire isi, bature mu isi. Amen. Rero Babeli ni initiative z'abantu. Amen. Ni initiative z'abantu cyangwa imigambi y'abantu cyangwa imirimo y'abantu, gahunda z'abantu kugira ngo basange Imana mu nzira zabo. Amen. Basange Imana mu nzira zabo, dore uko bavuze. Amen. 11 mu Itangiriro umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9. Wumva ibyo bavuze kugira ngo bubake umunara w'i Babeli. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende, izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka be gukwira mu isi yose, kandi bababwiye ngo bakwire mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore abantu ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo ni byo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindure ururimi rwabo, ruremo nyinshi zinyuranye, be kumvana.
Uwiteka abatataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ari Uwiteka yahinduriye ururimi rw'abo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza ku isi yose. Amen. Amen. Babeli uvuga confusion. Imana ituma batumvikana, kuko bari baragomera Imana. Orgueil, ubwo bwirasi bwo gushaka kuzamuka Imana iri, ngo biyubakire izina, avuga ngo boge izina ry'Imana, boge izina ryabo. Babeli ni ukuvuga ngo yabaye ikintu kivuga ko ni ambisiyo z'umuntu, ni uburyo bw'umuntu n'ubwirasi bwe Imana itarimo. Ariko mu rwego rero rw'urwego, muri turavuga ku byerekeye urwego Yakobo yabonye. Amen. Impamvu ukwiye kubisobanukirwa ubifatanije na Babeli nuko ruriya rwego rwavuye mu ijuru ramanuka ku isi, none abamarayika b'Imana bakazajya barumanukaho baruzamukaho. Amen. Ni ukuvuga ngo rero isi y'umwijima itwarwa na Satani. Amen. N'ubuzima abantu barimo n'urupfu, biravuga ngo abantu bagendera mu mwijima ngo bakaba mu gihugu cy'urupfu, ngo abantu bagendera mu mwijima bakaba mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu. Bivuga ngo uri mu ijuru, mu buryo ureba isi iri mu mwijima, kandi isi itwikiriwe n'igicucu cy'urupfu. Abantu rero nta kintu bari gukora kugira ngo bave mu mwijima, bave no mu gihugu cy'urupfu. Ibyo bakora byose nk'abariya Babeli, ntago bashobora guhindura ubuzima Satani yabashizemo. Imana rero irabareba iri mu ijuru. Amen. Noneho ubwayo ifata initiative yo kugira ngo yubake icyatuma abantu babasha kongera gusabana nayo, guhura nayo, kugira ngo ibyo Satani yangije bwa busabane n'Imana bwongere bwubakwe. Kuko urwego ni lien, ni gihuza ijuru n'isi. Ko abamarayika bavaga mu ijuru bakamanuka ku isi, bakongera bakazamuka mu ijuru. Tuza kumva icyo bisobanura mu rwego rwa intercession, mu rwego rw'ubwinginzi. Ariko mumaze mwumva ikintu kimwe, urwego ni initiative y'Imana. Ni Imana yemeye kumanuka ikaza muri isi. Uwo ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu bavuga ngo muzabona abamarayika bamanuka bazamuka ku mwana w'umuntu. Bivuga ngo Yesu rero, amen, muri we ni Imana yashizeho inzira ituma ab'isi bashobora kuyihamagara, kuyambaza, bakayibwira ibibazo byabo, hanyuma binyuze muri Yesu bikazamuka bikayigeraho. Hanyuma bari abamarayika bamanukaga bazamuka kuri ya rwego, ce sont les messagers de Dieu. Ni ukuvuga ngo ni intumwa zimanukana ibisubizo ku masengesho yazamutse ayigana. Kugira ngo ubimenye neza, ufata Daniyeli ibice 10. Daniyeli ariho arasenga, amen, afashe amasengesho ye arazamuka agera ku Mana. Ikivuga ko yageze ku Mana niki? Nuko marayika Gabriel yaramanutse. Amanuka niki? Igisubizo. Bivuga ngo ni muri Yesu amasengesho azamuka akagera ku Mana nyamana, hanyuma Imana ikohereza ibisubizo. Yesu rero nirwo rwa rwego. Bivuga ngo intercession, kwinginga Imana,
bitegerezwa kunyura muri Kristo. Hanze ya Yesu ruriya rwego ntarwo. Hanze ya Yesu nta link ihari. Hanze ya Yesu ijuru riri kure, n'isi iri kure. Ijuru ritaruye isi. Hano nshaka kuvuga iki? Nshaka ngo kabone nubwo hari amadini angahe, amen, ayo madini ntabwo afite urwego. Babibise ayo madini nubwo asenga, nimba bitanyura muri Yesu Kristo, rwa rwego ntarwo. Kuko Yesu yavuze ngo niwe rwego isi itabarizamo, ijuru rigatabara. Imana ihabwa icyubahiro. Babibise, amen. Niwe rwego isi itabaza, hanyuma Imana nzima igatabara. Yakobo nubwo buryo bw'umubiri ari sekuruza wa Yesu, uvuga ngo Yesu akomokaho, ariko Yakobo yahishuriwe uzamukomokaho ari we Yesu Kristo, Yesu Mesiya. Murumva rero kubwira abantu gusa ngo jya usenga ntibihagije, kuko amasengesho ntashobora kurenga aho uri mu gihe nta rwego ruhari. Mu buzima bwawe hakwiye kuba urwo rwego rwamaze gushingwa ruguhuza n'Imana, ni Yesu Kristo. Muzabona abamarayika b'Imana bazamuka hehe? Ku mwana w'umuntu ari we Yesu. None se mwabifata si literalement ngo abamarayika bamanuka bazamuka, murumva bifite sense? Wowe abamarayika bakumanukaho bakuzamukaho, umva byumvikana se? Oya, yari arasobanura iriya vision ya Yakobo ko ari we muhuza w'ijuru n'isi. Imana ishimwe. Niwe muhuza w'ijuru n'isi. Niwe aguhuza wowe n'Imana yakuremye. Hanyuma se abamarayika bakoraga iki? Niba ushaka kubifata mu buryo mushobora kubyumva, abamarayika n'aba message ni intumwa z'Imana. Ntabwo musoma Heburayo uri mu 14 ngo abamarayika ni imyuka yatumwe. D'ailleurs mu kigiriki angelos, ange, abamarayika mu kigiriki bisobanura ngo intumwa. Marayika mu kigiriki bisobanura ngo intumwa. Amen. Nukuvuga ngo iyo dusenze rero, iyo duhamagara Imana mu izina rya Yesu Kristo, apana mu izina rya Mikayeli, apana mu izina ry'undi muntu, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ako kanya urwego ruba ruhuje isi n'ijuru. Tuba turibeye le ministère des anges, tuba turibeye umurimo w'abamarayika. Iyo tuba turasenga hano, Mana turakweretse isi yugarijwe. Amen. Haleluya. Iriya ntambara iriho irafata ibihugu byinshi. Wabibise? Ifite ingaruka ku nyoko muntu, ifite ingaruka ku itorero ko cyari mu isi, ifite ingaruka kuri Isirayeli irirarwana, ifite ingaruka ku muntu wese ari mu isi, ku mahanga. Sibyo? Amen. Mwami, ubushake bwawe aba ari bwo buba, ubushake bwa Satani imigambi ye burizwemo. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo, igihe tuyo turasenga gutyo, amen, mu buryo bw'umwuka uzajya umenya ruriya rwego rutangira kumanuka abamarayika banaruzamukaho. Bivuga iki? Bivuga ngo muri Yesu, haleluya, ibyo tubwira Imana birazamuka, Imana ikohereza ibisubizo. Bivuga ngo Imana irintervena, abamarayika b'Imana batangira gukora.
kubera yuko les anges sont des messagers, ni intumwa Imana ituma. Iravuga ngo numvise amasengesho y'abana banjye, bamarayika muri mumanuke, hanyuma ibyo biraba bigafata icyerekezo Imana ishaka. Imana ishimwe. Les prières d'intercession au nom de Jésus libèrent le ministère des anges. Amasengesho mu izina rya Yesu atuma abamarayika bakora. Amen. Ni muri Yesu gusa abamarayika bumvira bagakora. Hanze ya Yesu ntago bakora. Rero nukugira ngo umenye ngo igikuru si gusenga, ukumenya ubikisha kuri ndi. Na niyo Bibiliya ivuga hano. Nimushaka kumenya urwego rufite ibisobanuro byinshi muri Bibiliya, ariko gaturebe nibura ijambo rimwe, verse imwe isobanura ibi byose namaze kuvuga. Mu rwandiko Paulo, haleluya, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, mwageze ibice 2 umurongo wa 5, cyangwa tuere ku murongo wa mbere. Irya mbere ya byose ndagugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira. Ya jambo kwinginga maribone, kwingingira abantu bose no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo dore mu mahoro tutabona ibyago. Niyo mpamvu dukwiye gusengera iriya ntambara, kuko nayo yinjira muri ya magambo. Kubera ko Yesu yavuze ngo ni ngombwa mu gihe cy'iherezo mbere ko agaruka muzumva intambara nimuwa si intambara. Ibyo ni ngombwa birahaba kuko ni byanditswe byera, ariko twebwe ntabwo turi abakozi b'intambara, turi abakozi b'amahoro. Turasenga Imana ngo kabone nubwo hari intambara, Imana isoza ubushake bwayo butari ubwa Satani. Imana yabwe icyubahiro. Babibise? Komeza. Twubaha Imana kandi twitonda rwose. Ibyo ni byo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, kuko hariho Imana imwe. Rwa rwego hari rero umuka rusobanura n'amagambo. Kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Amen. Ngo niwe muhuza. Ngo Imana ni imwe, abantu ni benshi, ariko umuhuza wabo ni Imana ni rwa rwego rero. Amashimeshi. Amen. Hano rero birakubwira neza ngo ntabwo ari ukuvuga ngo uko abantu ari benshi bashobora no kugira amadini menshi ashaka Imana batanyuze mu nzira Imana ubwayo yashizeho, ari rwa rwego, ari we Yesu Kristo. Amen. Igikuru si kugira idini, igikuru no kugira urwego ruguhuza n'Imana nzima. Babibise. Igikuru si kugira idini, igikuru no kugira urwego ruguhuza n'Imana. Mu ijambo rimwe nuvuga ngo Imana iri muri monde spirituel, iri mu isi y'umwuka, iri muri spiritual realm, iri mu isi y'umwuka. Twe turi muri monde physique. Isi iboneka. Hakwiye kuba lien, hakwiye kuba igihuza le monde spirituel et le monde physique. Isi iboneka n'isi y'umwuka. Rero ushobora kunyura mu nzira nyinshi cyane, ariko igigutegereje ntabwo Imana, ni ibindi, ni Satani. Ariko nunyura muri Yesu, amen, kugira ngo winjire mu isi y'umwuka, kuko amasengesho na y'umwuka. Nunyura muri Yesu kugira ngo winjire mu isi y'umwuka, amen, ugutegereje hariya ni Imana rurema, ni Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, se umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Nimuyumva? Amen. Ruriya rwego niryo bita médiation. Jésus est le médiateur
niwe ahuza isi y'abantu n'ijuru ry'Imana. Niyo mpamvu rero ntuzajya ubwira umuntu ngo musenga, ujya usenga ubwira ati menya Yesu niwe aza guhuza n'Imana, niwe amasengesho yawe azumvikana, niwe ubutabazi buzaza. Kuba marayika bamanukana ibisubizo, amen, bakazamukana ibyifuzo, ariko kuri rwa rwego ni muri Yesu Kristo. Hanze ye nta contact n'ijuru ihari, ni contact n'abadayimoni. Amen. Bavandimwe, tumaze kumva ko dufite privilege, dufite amahirwe yo kuvugana n'Imana nzima, Imana ihoraho, binyuze muri Yesu Kristo, ari urwego rwacu. Amen. Ni Imana ubwayo yafashe ya mbere kugira ngo yihuze n'abari mu isi. Ntabwo ari abantu bashize urwego ngo basanga Imana, kuko abantu bo ntibashobora no kumenya n'ukuntu bayigeraho, ariko Imana ubwayo niyo mu rukundo rwayo niyo yamanuye urwego, niyo yatumye Yesu Kristo kugira ngo aduhuze nayo, kubera yuko ahuze akamero kombi, ni Imana 100% kandi n'umwana w'umuntu 100%, uretse icyaha gusa cya bene Adamu. Amen. Mukwiye kubimenya, igikuru ntabwo ari idini, igikuru ntabwo ari kuba usenga, igikuru kumenya ese hari urwego ruguhuza n'ijuru, hari urwego ruguhuza n'Imana, Imana yakuremye. Urwo rwego ni rumwe gusa, kandi Yesu yavuze ngo ni we, ngo muzabona abamarayika b'Imana bamanuka bazamuka hejuru y'umwana w'umuntu. Ikindi yavuze ngo Natanaeli, urizeye ko ni Mesiya? Ariko navuze yuko Filipo ataragusanga wari uri munsi ya cya giti ko nakubonye, ngo niyo mpamvu wizeye ko ni Mesiya. Umviriza, ngo ahubwo muzabona n'ibibiruta, muzabona n'ibindi biruta ibyo. Niyo yahise avuga ngo kuko abamarayika b'Imana bamanuka ku mwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo rero Yesu aravuga ko, amen, tumaze kumwizera, haleluya, amen, tuhita duhuzwa na Data mu buryo muri iyi si, amen, amasengesho yacu afite gihamya ko ateza gusubizwa, mu buryo imirimo y'Imana mu bana b'abantu, amen, izaba myinshi kubera yuko twayishuriwe urwego ruduhuza nayo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo n'ukuri mbabwire, unyizera wese imirimo jyewe nakoze azakora niyiruta ko ngiye kwa Data. Ni ukuvuga ngo rero kuyishura urwego rw'Imana ari we Kristo ruhuza ijuru n'isi ni ikintu gikomeye cyane cyatuma ushobora kumanura ubuhamya bw'ijuru mu bantu. Kumanura ubuhamya bw'ijuru mu bantu. Amen. Ariko se niko bimeze? Ubuzima bwacu bugaragaza ijuru? Ntitujya dupimanisha amadini gusa? Ikibazo duhishurwa uyu munsi yuko Yesu Kristo ni urwego ruhuza abantu n'Imana, kandi abamarayika muri intervention yabo mu mirimo y'abamarayika ni intumwa zayo, bazana ibisubizo en réponse y'ibizamuka ku Mana y'ibyifuzo binyuze muri Yesu Kristo. Uyu munsi rero Imana rero ikeneye abantu bayishurira urwo rwego. Kubera iki? Kubera ko isi igeze ahakomeye ko twabivuze. Ejo hashize sinababwiye hano ko iriya ntambara tukwiye kuyisengera, ko itazagarukira hariya gusa. Ejo perezida w'Ubufaransa yahamagaje abayobozi b'Ubufaransa bakora inama.
mwanzuro wavuyemo yarawuvuze abakurikira amakuru ku mateleviziyo. Yaravuze ngo jewe nka perezida w'igihugu cy'Ubufaransa mfite uburenganzira bwo kwangaja igihugu mu ntambara mu gihe cyose intere z'Ubufaransa zibangamiwe. Muzi ko bafite nabo amaintere hariya, ngo kuko intambara isa nawe iraza isatira ibihugu byacu, kandi tukazaha isomo abo banzi babangamiye inyungu zacu batazigera bongera kubyura umutwe. Bahita bavuga ngo koresha intwaro ya kirimbuzi. Ni ukuvuga ngo iyo conseil, iyo nama yabo yamuhaye uburenganzira, kuko perezida wenyine niwe afite uburenganzira bwo guteka ko bakoresha bombe atomike. Bavuga ko niwe afite urufunguzo. Ibihugu bifite bombe atomike niwe kirimbuzi, perezida niwe agira urufunguzo, niwe agira ko kode. Ni ukuvuga ngo inama nkuru y'igihugu, iyo conseil nyine yamuhaye uburenganzira perezida Macron muri intambara iraba burasezwa rwagati, yuko bibaye ngombwa, bibonetse ko bibaye ngombwa ko akoresha intwaro za kirimbuzi, arme nucléaire. Bomba turagana deja Libani yinjiye mu ntambara, Ubugiriki bwayinjiyemo n'ibindi. Uyu mwanya mbabwira, gazi na petroli mu bihugu bimwe hariya imaze kuzamuka mu buryo bukomeye. Twebwe rero turi itorero rya Yesu Kristo, tukwiye rero gukoresha umurimo wacu witwa kuzamura amasengesho, amen, ibyifuzo, twizera yuko abamarayika babizamukana bakabigezayo bakamanukana ubutabazi. Imana ihabwa icyubahiro. Ni twebwe gusa abari muri Yesu dufite ayo mahirwe, kuko turafite urwego. Ni twebwe gusa. Ndazi ko mu bice bitandukanye by'isi bariho barasenga, sibyo? Mwese bikukiye imizerere ye, ariko ni twebwe gusa Bibiliya ivuga ko, amen, abari muri Yesu Kristo nibo bonyine bafite ayo mahirwe, amen, yo kuzamura amasengesho, amen, ijuru rigatabara. Ndibaza ko amakuru murakurikira. Narababwiye ejo yuko uriya muyoboro wa Detroit d'Ormuz hari, uriya muyoboro niyo hanyuramo trafike nyinshi y'isi, birenze 20% ya petroli y'isi na gazi binyura hariya, 80% bigaburira ibice bya Aziya, inganda zabo binyura hariya. Ndavuga ngo ubukungu bw'isi buraza guhungabana. Amen. Impamvu ngenda mbaha ayo makuru kugira ngo mumenye ko intercession irakenewe, kwinginga birakenewe, kandi abinginzi Imana yumva ijwi ryabo, n'abinginzi bingingira muri Kristo Yesu. Amerika muri mukurikira bari barahamagara n'abasirikare reserviste mu bwoko mu Kinyarwanda. Uvuga ngo rero bose bakoresheje inama. Trump yavuze ati ariteguye no kohereza ingabo zo ku butaka. Murumva aho bigeze? Uvuga ngo ni intambara yo mu kirere, yo mu mazi, niyo ku butaka. Na ubizi rero mu bana b'abantu, amen, ibishobora uko bizarangira Imana gusa nibizi. Reka turangirize ku magambo Imana yivuga ubwayo, amen, kugira ngo tumenye ko ni twebwe dufite ijambo ry'Imana, haleluya, tari gidini, ijambo ry'Imana Bibiliya ishuwe, amen, tukagira umwuka wera wo kuritahura,
ni twebwe dushobora kumenya ko iyi saha isigezemo harakenewe rwose abafite ishuri rya rwego kugira ngo bakoreshe uburenganzira, iyo privilege bafite yo guhamagara Imana yo mu ijuru, Imana igatabara. Amen. Niyo abamarayika bamanuka bazamuka. Icyo bisobanura kuba muri Kristo. Amen. No kuba ufite urwego. Kadusome muri Yesaya. Nuvuga ngo amasengesho yawe ntacyo yahindura. Tuyasengera mu Mana. Oh, haleluya. Ariya Yesaya 44 tufate 43 ku murongo 8 ugeze ku murongo 13. Sohora impumyi zifite amaso n'ibipfamatwi bifite amatwi, amahanga yose akoranwe, amoko yose aterane. Hari abo muri bo babasha kutubwira bakatwereka ibyababayeho, nibatange abagabo batsindishirizwe, cyangwa se bumve bemere ko ari by'ukuri. Turaho tugende buhoro buhoro. Mu Kinyarwanda un peu compliqué. Ano Imana iravuga bantu bafite amaso umva, ni abantu b'impumyi kandi bafite amaso, ni abantu batumva kandi bafite amatwi, ngo nibaze, ngo n'amoko yose aterane, nibavuge ibintu imyaka ibihumbi. Amen. Hanyuma bavuge ngo twaravuze ibi byarabaye imyaka ibihumbi. Apana utuntu tw'abahanuzi baha bavuga gusa ibintu by'iminsi 10 cyangwa imyaka 50. Ibyo ni ubusa cyane. Ngo imyaka ibihumbi, hanyuma bavuge ngo byarabaye. Imana iravuga ko ari abo bapfumu n'indagu zabo nabo babumva, ni bafite amaso ariko ni impumyi, bafite amatwi ntibumva. Ngo ugiye rero kumva bene abo. Imana iravuga rero komeza ngo lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions. Nimva ko rwanuzi se bayubise. Amen. Haleluya. Reka mbabwire umvirize, nubwo mwasoma ibitabo byabitwa Nostradamus bavuga ko yahanuye ibintu byinshi, nubwo mwafata abandi bose bitwa abahanuzi, kuko barahari benshi mu mateka y'amahanga. Amen. Haleluya. Nubwo baba atari abantu b'abanyabinyoma, ariko imyuka ibarimo, kuko atari umwuka w'Imana, bafite akarimbi mu mayerekwa yabo. Hariho urwego runaka badashobora kurenga, ariko nta numwe ashobora kuba yaravuze ibintu imyaka ibihumbi 2, 3, 4. Amen. Ibyo bintu bikaba nk'uko byavuzwe, bikabera aho byavuzwe ko bizabera, bigakorerwa mu bantu bavuzwe n'ukuntu bazaba bameze, atari Bibiliya yonyine. Force Bibiliya, ce sont des prédictions millénaires, n'ubuhanuzi bw'imyaka igihumbi. Imana yabwiye icyubahiro. Nta kindi gitabo na wundi muntu kabone n'ubwo yitwa Nostradamus yashobora kuvuga ibintu pendant des millénaires. Bibiliya yonyine nifite des prophéties millénaires. Bibiliya yonyine nifite ubuhanuzi bw'ibinyegi apanyiyenjana, ibinyegihumbi yonyine, kandi byose bikagenda biba avec précision, bikagenda biba uko byavuzwe. Nimba byaravuze bizabera aha, niho byabereye. Niho yavuze ngo bizakorwa n'akanaka, icyo gigeze yaravutse abaho arabikora. Imana yonyine niravuga hano ngo abo bantu nimubahamagare. Mwebwe n'umugaragu wanjye natoranije muri abagabo bo guhamya ibyanjye. Ngo mwebwe n'abandi murahamya ibyanjye. Nibiki? Ni ko Uwiteka avuga.
kugira ngo mumenye munyizere munyitegereze ko mumenye munyizere hanyuma munyitegereze ko ari njye. umviriza, afin que vous sachiez, mumenye, que vous croyiez, mwizere, et que vous compreniez, musobanukirwe ko ari yewe. nta mana yambanjirije kubaho. Ibyo bintu mubyandike hariya, kugira ngo mumenye munyizere musobanukirwe ko ari njye, ko nta wundi. Aya magambo atatu muyashyira hariya, ni Imana nzima riravuga. Mumenye munyizere musobanukirwe ko ari njye. Komeza. nta mana yambanjirije kubaho, nta mana yambanjirije kubaho, kandi ntayizamperuka. ntayizamperuka. njyewe ubwanjye ni njyewe Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari njyewe. nta wundi mukiza utari njyewe. Niyo mpamvu aya masengesho dusenga, ni Imana gusa, se umwami wa Yesu Kristo yatabara, yatabara amahanga. ni njyewe wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza, ndabigaragaza, kandi muri mwe nta yindi mana yahabaye. nicyo gituma muri abagabo bo kumamya ko ari njyewe Mana, niko Uwiteka avuga. kandi koko uhereye aho umucyo wabereyeho ndiwe, ntawe ubasha gutesha ukuboko kwanjye. ubwo nzakora umurimo, ninde uzankoma mu nkokora? Amen. Amen, 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 amen. Ninde uzankura mu nkokora? Hanyuma 24, 24, 25, 26. Uwiteka umucunguzi wawe ari wowe wagukijije uhereye ukiri mu nda aravuga ati, Uwiteka ni njyewe waremye byose, mbamba ijuru njyenyine, ndambura isi. hari uwo twari turi kumwe, indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa, abarozi nkabatera ibisazi. nsubiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Uwiteka ari ukomeza ijambo ry'umugaragu we, agasoza inama z'intumwa ze. avuga iby'i Yerusalemu ati, hazaturwa. akavuga iby'imidugudu y'i Buyuda ati, izubaka, kandi nzubura imyanya yaho yabaye amatongo. Amen. Amen. Hano aravuga ko, umviriza, ko Yakobo naragukunze, nzakubabarira kubw'urukundo rwanjye ubwanjye, atari uko wigaruye kuri jye, atari uko wihannye, nzagukiza. Rero aravuga ku byerekeye amasezerano yahaye Isirayeli. Amen. Noneho akavuga cya gihe Isirayeli iri mu bunyage, ko ariyo kubw'urukundo rwayo izahagurutsa umugabo witwa Kuro, akazavana Isirayeli, kandi ngo niwe azategeka ko Yerusalemu yongera kubakwa. ngo yarabivuze kandi azabisohoza. Ntiyabisohoje? Amashyi menshi ku mwami Imana. Kuro ntiyabonetse. Amen. Ntiyacyuye abayuda, ntiyababwiye bagende kubaka ingoro y'Imana. Hanyuma Imana hari ijya kuvuga hano kuri 41 Yesaya 21 geze ku murongo 29. Aya magambo ni ukugira ngo twizere ko amasengesho turiho turasenga dutakambira Imana ku byerekeye intambara iraba hariya mu burasirazuba bw'Hagati, ariko irasatira n'ibindi bihugu, kugira ngo Imana ihagurutse ingabo zayo. Amen. Ibyo biraba byose ntibibe mu mugambi wa Satani, ahubwo Imana isohoza ubushake bwayo, ihindura ubusa umugambi wa Satani n'ingabo ze. Imana ishimwe. Nimushinga urubanza rwanyu, niko Uwiteka avuga, muburane imanza zanyu zikomeye,
niko umwami wa Yakobo avuga. Nibaza n'ibigirwamana byaba bitubwire ibizaba, nibivuga ibyabayeho uko bimeze, tubitekereze tubimenye amaherezo yabyo, cyangwa mutubwire ibyenda kubaho. Nimuduhanurire ibizaba, hanyuma tumenye ko muri Imana koko. Nimukora ibyiza cyangwa ibibi tubirebe, twumirwe twese. Dore ntacyo muri cyo, kandi nta n'icyo mwakora. Uwabahitamo aba abaye ikizira. Ngira uwo nahagurukije aturutse ikasikazi, dore araje avuye iburasirazuba, akambaza izina ryanjye. Azakata abatware nk'ukata urwondo, cyangwa nk'uko umubumbyi akata ibumba. Ninde wabivuze ubwa mbere ngo tubimenye? Cyangwa ninde wabivuze kera ngo tuvuge ko ari ukuri? Ni ukuri koko ntawabivuze, ni ukuri ntawabimenyekanishije, ni ukuri nta n'umwe wumvisha amagambo yanyu. Ni njye wabanje kubwira Siyoni nti dore ngabo, kandi Yerusalemu nzahatuma intumwa yo kubabwira ubutumwa bwiza. Kandi iyo ndebye muri bo ubwabo mbona nta muntu, nta n'umujyanama wabasha kunsubiza mbabajije. Dore bose imirimo yabo ni ubusa, kandi ntacyo imaze. Ibishushanyo byabo biyagijwe n'umuyaga kandi n'imivurungano. Amen. Hano muri make Imana iravuga ko niyo Mana ifite amateka mu kuboko kwayo. Amen. Nta kiba kabone nubwo haba umuntu nka Balamu umuhanuzi akavuga ibintu bikaba, amen, cyangwa n'undi wese yaba afite imyuka yindi akavuga ibintu, ibiba byose ntabwo Satani abirema, n'Imana itegeka ibintu ko biba. Amen. Imana ntabwo yishura gusa ibizaba, ni inabikora. Imana yahabwa icyubahiro. Haleluya. Bayo. Murumva itandukanizo? Imana ntabwo gusa yishura ibizaba, ntabwo gusa izi ibizaba kugeza ku iherezo rya buri kintu cyose, ahubwo Imana ifite n'ubushobozi bwo kuyobora ibyo bintu no gutuma bibaho. Dieu ne révèle pas seulement l'avenir, il le contrôle. Ntabwo Imana gusa ivuga ejo hazaza, niyo iharema. None rero ibiro biraba ku isi uyu munsi ntabwo byatunguye Imana, kubera yuko byose bibaho. Imana yaratanze imirongo migari y'ibikwiye kuba ku isi mbere yuko Yesu agaruka, mbere yuko avuka. Amen. Akaza ubwa mbere gucungura, na mbere yuko agaruka kwima ingoma ye, ariko abanje kuza gutwara itorero mbere. Byose Imana gitanga ibimenyetso bizaranga ibyo bihe. Ibi rero isi irimo rero ni ibihe byahanuwe. Amen. Itorero rero ntabwo rikwiye kwicaraho ngo rirebe nk'abandi bantu bose ngo ryumirwe gusa, ahubwo itorero rifite umurimo wa intercession, kwinginga, kuko nibo bonyine bahishuriye urwego ruhuza ijuru n'isi, ruhuza Imana zima n'abantu. Amen. Intercession cyangwa kwinginga n'umurimo wa buri mukristo wese. Amen. Bitabaye bityo nta mpamvu Yesu yaba yarakogeje amaraso ye. Bamwe bafite agace kamwe ngo yanyogeje amaraso ye yambabira ibyaha bikagarukiraho. Ntibamenye ese kubera iki yakogeje amaraso ye ububabare bw'ibyaha. None bigende gute? Dore ibyahishwe Yohana birakubwira impamvu yakogeje amaraso ye. Amen. Igice cya mbere ku murongo
wa gatanu wa gatandatu ukwiye kurenga iby'ubwana. Waratuye ibyaha byawe arakubabarira koza n'amaraso ye, ariko hari ikintu yaragamije. Katwumve. no kuri Yesu Kristo ari wo mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami we mu isi, udukunda kandi watwejejeho ibyaha byacu, kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se, icyubahiro n'ubutware bibi bye iteka ryose. Amen. Amen. Yatwejeje ibyaha byacu amaraso ye, hanyuma bigarukiraho akaduhindura. Amen. Amen. Akaduhindura. Amen. Un royaume et de sacrificateurs. Yaduhinduye ubwami, muri ubwo bwami kandi turabatambye. Amen. None se umutambyi akora iki? Musamo rya kera umutambyi akora iki? Biva ku ijambo gutamba. Kandi gutamba bikuzanira icyo utamba. Ni igitambo cyo gukora iki? Mu ijambo rimwe umutambyi musamo rya kera yakoraga iki? Ubutambyi bw'Abalewi. Ubwoko bw'Imana, amen, bwaganaga abatambyi bakora ku gicaniro cy'Imana, bakazana ibitambo ngo umutambyi abatambire babarirwa ibyaha niba babikoze. Amen. Uvuga ngo ni umutambyi urimo we ni umurimo wo kugira ngo ubwoko bw'Imana bukomeze kubana n'Imana. Amen. Haleluya. Mu mahoro no mu busabane, kandi ibyo binyura mu bitambo batambaga kugira ngo Imana ibahe umugisha. Amen. Banyuraga ku mutambyi. Mu ijambo rimwe umutambyi rero yabatakambiraga ku Mana. Amen. Nimba ari icyaha wakoze ugatanga igitambo akakibaga, amaraso noneho agashoga icyaniro ukatura ibyaha byawe, nako umutambyi noneho akagusabira ku Mana. Ababembe baganaga umutambyi, mubizi. Abalewi nibo bari bahafite umurimo wo guhuza Imana n'abantu. None Yesu niwe mutambyi mukuru isano rishya. Amen. Kandi natwe yaduhinduye abatambyi. None niba turi abatambyi twe gukora iki? Tukwiye gufata ibibazo by'abantu, abashaka Imana. Amen. Ntabwo ari tubahuza n'Imana, ni Yesu. Ariko muri Yesu dufite umurimo wo kubatakambira ku Mana. Amen. Umurimo wacu turabatambyi hamwe na Yesu umutambyi mukuru, kuko abatambyi bafashaga umutambyi mukuru. Abana ba Aroni bari bahamagaye kuba abatambyi, noneho bakaba munsi y'ubutware bwa se Aroni, umutambyi mukuru wa mbere mu buryo bw'amategeko. Noneho akaba aribo bafasha Aroni. Natwe Aroni wacu ni Yesu. Amen. Yicaye iburyo bwa Data bw'Imana. Ni twebwe turi mu isi. Ni twebwe dukwiye rero gufata ingorane z'abantu n'ibibazo byo mu isi. Amen. Haleluya. Tukabizamura mu ijuru binyuze ku mutambyi mukuru ari we Yesu. None se mu gihe nk'iki we nk'umutambyi wakora iki? Wajya hariya gusa nawe ugakira amakuru gusa nk'abandi? Ukwiye gukora umurimo w'ubutambyi, ni ukuvuga kwinginga. Ntabwo tugitamba ibitambo by'amatungo. Amen. N'amasengesho. Amen. N'akanwa kacu kavuga izina ry'Umwami. Uyu munsi rero hakeneye rero itorero rikeneye gukora umurimo w'ubutambyi mu buryo bwo gutakambira iyi si igeze mu gihe ikomeye. Ariko tugatakambira n'itorero ngo turirimo, kuko naryo riri mu isi. Kubera ko y'ingorane zibaye nyinshi, bamwe baragwa bakava mu byizerwa. Amen. Tugatakambira itorero ry'Imana ngo rikomere.
Imana ikomeze kubayishurira, amen, ubuntu bwa rukundo rwayo, no kubabwira yuko ibitwararika yuko itazabareka, gukomeza ukwizera kw'abantu b'Imana, kubakomereza ibyiringiro. Hanyuma abatazi Imana nabo tukabingingira Imana ngo bakingurire imitima bayimenye, tukanabatakambira kugira ngo babashe kumenya uwo bashobora kubuhungiraho, ubuhungiro nyakuri, amen. Hanyuma iki nacyo tukwiye gutakambira Imana mu izina rya Yesu, tukazamura iyi situation iraba, kubera ko Imana iri concerne, amen, kubera ko hamwe n'amahanga yose yaremye, amen, ariko muri intambara harimo uri involved, uyirimo kandi yavuzweho byinshi ni Israeli. Wabizi? Nubwo amahanga yose Imana yaremye, ariko muri intambara, amen, irimo ishyanga yavuzeho byinshi, kandi ibiribaho byose biri hano muri Bibiliya. Nubwo twebwe tudashigikiye ngo Abisirayeli abaribo barasa abanyirani bapfe, hanyuma Abisirayeli bagire gute, ariko twebwe tuvuga iby'Imana yavuze kuri Isirayeli, amen. Ntabwo turi pro Israel anti Iran, no. Twebwe duhagaze nka marayika Mikael imbere ya Yosuwa. Yarabajije ngo uri mu ruhande rwacu cyangwa mu ruhande rw'abanzi? Ngo shitse nonaha. Mumva yamushubije iki? Ngo uri mu ruhande rwacu, uje mu ruhande rwacu cyangwa mu ruhande rw'abanzi? Ntabwo yari azi ko ari marayika. Yari iteze ko amubwira ngo nduwanyu cyangwa nje kurwanya. Yaravuze ngo niwo ngira hano, je viens d'arriver. Haraho bihuriye n'ikibazo babajije. Ni kuvuga ngo yawa wewe Yosuwa n'Abisirayeli abaheburayo, yaba bariya murarwana nabo cyangwa muzarwana nabo, mwese muri biremwa by'Imana, ahubwo nje kurwana mu ruhande rwanyu kugira ngo nsohoze umugambi w'Imana. Ariko ntabwo Imana ari Imana gusa y'abantu bamwe, ni Imana ya bose. Gusa kubwo umugambi wayo yatoranije ishanga rimwe, irinyuze mu mugambi wayo. Ayibisi natwe ntabwo tubogama amasengesho yacu, ahubwo tuhagarara ku cyo Imana yavuze, tugasenga uko Imana ishaka, kandi tubimenyera mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, haleluya. Ikindi cya kabiri, impamvu babwira ko tuzahabwa amakamba nidukoresha umwanya neza, tugakora umurimo wacu w'ubutambyi nk'aba intercesseurs, sibyo, nk'abinginzi. Nukubera ko iyi ntambara umwihariko wayo n'uyu, amen, hamwe n'andi mahanga yose arinjiramo. Wabibisi? Ko nababwiye ni kariya karere na karere biblique niho Abrahamu yavukiye. Ntibubizi? Yavukiye Iraq. Iraq se nayo ntirategwa amabombe, nayo irimo. Kariya gace kariya kose Bibiliya irakavuga, amen. Biriya bihugu byose birabivuga. Ariko nashaka kuvuga ibihugu bibiri cyangwa tufate bitatu, amen, none biri muri ya ntambara Bibiliya ivuga neza avec précision. Icya mbere ni Israel, icya kabiri ni Iran, ni Ubuperesi, ko Imana yarabuvuze, ni Ubuperesi. Mwenye kuri Akuro wabacyuye iwabo ni umunyayirani, si Peresi, ngo ku ngoma ya mbere kuri ari umwami w'Ubuperesi. Uvuga ngo Iran irarwana, iri muri Bibiliya, Ubuperesi. Ya mbere ni Israel muri Bibiliya, ya kabiri ni Iran, Ubuperesi. Nigeze kubwira no ni gute baretse izina ry'Ubuperesi bakitwa Iran. Iran yitwa Ubuperesi kuva kera kugeza mu 1900 nimba nibuka neza na 1935, mbere y'intambara ya kabiri y'isi. Hitler yatumiyeho intumwa abanyirani
arababwira ngo mwebwe natwe turi ubwoko bumwe. La race arien, rien ni kumvuga. La race pure. Ngo rero mureke iriya zina ry'ubuperesi kuko twese turi la race arienne. No havamo Iran. Ni itirere wabahaye. Bava ku buperesi. Muva ntabwo ari kera. Byavuye ku mubonano wa itirere n'abaperesi bahita bahindura izina. Na niyo mpamvu Hitler buriya yakonsultaga abapfumu. Na niyo mpamvu urwango Hitler yanze abayahudi kugeza babatsemba, niko rwango Iran yanga abayahudi kugeza ivuga ko bombe atomike impamvu bari barayishaka ngo frein ya mbere nibayibona nugwanagura Israel mu kubika ikarita. Sumuku mwisi. Voilà. Wayibise. Icya gatatu. Amen. Kimwe na nambara ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nazo mu buryo bw'umwuka ni Roma. Ni Roma. Bari abazungu batuye Amerika n'abanyaburayi, kandi Burayi ni Roma. Mwayibise. Mu buryo bw'umwuka hariho Isirayeli, amen, hariho abaheburayo, hariho abaperesi, amen, noneho mu buryo bw'umwuka bakitwa Amaleki. Muri intambara ya Isirayeli na Amaleki, amen, haleluya. Turababwiye uwo Amana akomokaho, umwagagi, sibyo? Amen, haleluya. Nabama Maleki, hanyuma noneho nandi n'Abaroma, bari aba Trump n'Abaroma. Ndavuga mu mateka y'Uburayi, kuko Amerika za Canada nayo byose hari atuye mu masongo butaka, ntabwo ari abazungu n'abaporushi. Bari abazungu bavuye mu Burayi kuko Uburayi n'akantu gato, sibyo? Ni nk'akagwa buri. Hanyuma baragenda gushaka imibereho, ubutaka bwagutse. Bagenda rero barica abaporushi, bakora itsembatsemba. Noneho bahita bafata biriya bihugu, niyo bavuyemo rero ya puissance ya Amerika. Ni prolongement y'Uburayi mu buryo bw'umwuka. Yo ni Roma, amen. Na niyo mpamvu inteko yawo ishinga amategeko bayita Capitole. Sinababwiye hano, inteko ishinga amategeko bayita Capitole. Kandi Capitole ni ikigwamana cy'Abaroma cyari gifite ingoro ku musozi witwa Capitolina. Nivuga ngo Jupiter Capitolina. Imana y'Abaroma yitwa Jupiter Capitolina. N'abayobozi b'Amerika ubu bajya bigamba ubutwari bw'Abaroma. Barabizi ko bari mu mwuka w'Abaroma. Hari rero ni uburyo bw'umwuka, mu kwekure biriya nama mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amaleki araragwana nande? N'umwuka wa Yakobo na Roma nayo ikazamo mu ruhande rwa Yakobo, ariko kwiyerezo izamuhinduka. Kwiyerezo izamuhinduka. Rero niyo mpamvu nababwiye ngo turenge abanyayirani, turenge abisirayeli, turenge abanyamerika, niturebe intambara mu buryo bw'umwuka. Cartographie spirituelle. Turakora cartographie spirituelle. Tugiye kureba ibintu mu buryo bw'umwuka. Aho niho dusenga amasengesho atabogama, amasengesho koko, amen, ahagaze mu ruhande rw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ese murabyumva ibyo? Haleluya. Amen, amen. Haleluya. Wumva ufite ishyaka ryo gusenga? Nidusenge tuzabona icyerekezo, tuzamenya tuti Imana ira intervene. Haleluya.
kuko ntabwo ibintu byapfuye guhaguruka, hari impamvu yabyo. Turi mu ruhande rw'amahoro, turi mu ruhande rw'Imana. Iki ni igihe bavandimwe, iki ni igihe cy'uko hamwe n'ibibazo byawe ufite ku giti cyawe, amen, ni ikibazo cy'uko winjira noneho umucyo Yesu yakogereje amaraso ye, ubutambyi ugatangira kwenteseda, ugafata amadosiye akomeye, amen, y'amahanga, kuko yahawe Yesu. Twabonye iki? Twabonye ko Yobu mu kwenteseda, mu kunyingira za nshuti ze, sibyo, umugisha wamuzeho, Imana iramushumbusha. Nawe mu kwinyingira amahanga, mu kwinyingira biraba, amen, mu kwingira amahanga ari mu bikomeye atazi uko yatabarwa, amen, ni ngombwa nabibazo byawe nabyo biraza gukemuka, biraza gusubizwa, amen. Ni witwararika ibiri ku mutima w'Imana, amen, ibihangayikishije, nimba navuga gutyo, nawe iraza kwitwararika n'ibyawe. Aho niho twarenga ubunyedini tukaba abafatanya n'umwami, amen, les partenaires. Paul avuga iki? Ngo dukorana nayo, dukorana nayo. Iki nacyo ukwiye kumenya, ni ijambo dukunda gusubiramo kenshi, amen, dusubiramo kenshi. Muri Isirayeli ubu bo uko babona iriya ntambara, bari abisirayeli bari mu idini ryabo ry'ukuri, judaisme, amen, bari abarabini babo niki byose na communauté zabo, bo ntabwo bo bakutse umutima, kabone nubwo systeme yabo irindi kirere, hari igihe za misile zicika zikagwa kandi abantu bagapfa, sibyo, ariko bariya bafite morali iri hejuru. Kubera iki? Abisirayeli babate bafite ubwoba, ariko abisirayeli babandi bahagaze mu mahame yo gutegereja Mesiya, bo baravuga bati Uwiteka nahimbazwe, ati kuko cya kimenyetso dutegereje cyuko Mesiya aseruka ngiki. Bo rero bafite ibyiringiro ko Mesiya wabo agiraze. Wabizi? Ariko turabizi icyo Yesu yababwiye, naje mu izina rya Data ntago mwanyakiriye, ariko undi azaza mu izina rye muzamwakira. Bazabanza bakire Mesiya utari we, ariko bakaba bahirimbana ko aze, ariko twebwe benshi mu itorero ry'Imana ku isi barasinziriye. Ariko hari impamvu nyinshi, hariho n'abatigishwa bya Yesu Kristo ko azagaruka, hariho n'abatigishwa kwa Yesu, hariho n'abatigishwa kada, nuvuga ngo inyigisho zihagaze gusa ku migisha yo mu isi, gukizwa igare, imigisha myinshi, ukagira ibiki. Abo rero ntago binangiye, babuza ababigisha, amen. Ariko kugaruka kwa Yesu ni isomo rifite umwanya munini muri Bibiliya cyane kurusha n'ibindi, amen, haleluya. Sinzi ukuntu bashobora gufata teme ikomeye nk'iyo nibayivuge, izamuka ry'itorero ni teme ikomeye muri Bibiliya. Uyu munsi rero tukwiye guhagararana n'umwami, tukamenya ko ibyo biraba ni ibimenyetso by'ibihe, amen, bitubwira ati ugira ze ntari butinde, araza vuba. Tuadusome ahantu habiri hanyuma dusenge, amen. Twebwe rero ndukwiye hamwe n'umurimo wo kwinginga, ntidukwiye kureba ibintu nk'abantu badafite ibyiringiro, amen. Reka dusome mu Korinto ibice 10 ku murongo wa 3 tugeze ku murongo
wa gatandatu. nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezo mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira Imana kose, ubwo kumvira Imana kwanyu kuzasohora. Amen. Amen. Urumva? Nuvuga ngo nubwo turi mu mubiri, iyo tutangiye kwinjira, amen, mu murimo wacu wo kwinginga, tuba dufite mu maboko yacu mu buryo bw'umwuka intwaro irenze izindi zose. Amen. Haleluya. Iyo dutangiye guhamagara Imana mu izina rya Yesu, tuzamura ibyifuzo, tuzamura iyo tuyisaba, nk'utu turasaba Imana y'intervene mu byo biraba ku isi. Amen. Mu bijyanye n'iya ntambara iragenda isatira ibihugu presque byose, imigabane itandukanye, tuba turiho turakoresha intwaro irenze izindi zose, irenze intwaro z'abantu, si ibyo gusa, irenze n'iza Satani. Ngo nubwo turi mu mubiri ntiturwana mu buryo bw'umubiri, n'intwaro z'intambara yacu si mu buryo bw'umubiri, ngo ariko zifite iki? Zifite iki? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Hariya kuri kane. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Imbere y'Imana zigira imbaraga. Amasengesho yacu agira imbaraga kubera yuko anyura muri rwa rwego ari we Yesu Kristo. Uvuga ngo ni amasengesho anyura muri rwa rwego, kandi rwa rwego nirwo ruhuza ijuru n'isi, nirwo rutuma abamarayika b'Imana bamanuka bazamuka, bakazamura ibyifuzo byacu, ibyo dusengera, bakamanukana ibisubizo biva ku Mana. Iyo niyo ministère ya intercession nishobora gutabara isi. Hakwiye kuba hari abantu bahagarara imbere y'Imana muri Yesu Kristo, bakazamura ibyifuzo isi ikeneye, hanyuma Imana ikamanura ibisubizo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Rero reka nitwibuze gukoresha izo ntwaro, kandi tumenye ko amasengesho yacu afite icyo rarakora mu gihe dusengera situation izo arizo zose. Ntabwo Imana yatubwira ko turabatambyi hanyuma ubutambyi bwacu ntihagire icyo bukora. Nuko muri Yesu dufite ubwo burenganzira bwo guhamagara Imana yo mu ijuru ikitaba, bwo kwitabaza igaseruka, bwo kwibwira ngo rambura ukuboko kwawe ikakurambura. Kuko Imana muri mystère tutazi, Imana idepanda n'amasengesho. Hari ibyo ikora ubwayo, hari ibyo ikora ari uko abantu basenze. Uriya mugambi wo kusohoza ibyo yavuze, amen, ku itorero, kuri Israel, ku mahanga, izabisohoza nta kabuza, ariko abazawusengera uwo mugambi bagakorana nayo bafite ingororano. Reka ndangize mbabaza, ese iyo Daniel atasenga, ntabwo abayuda bari gucurwa iwabo, bari gutaha iwabo nyuma y'imyaka 70? Bari gutaha? Ntibari gutaha? Ariko byabaye ngombwa ko Imana, amen, ikangura mu mutima wa Daniel kubisengera. Imana nubwo ishobora gukora ibintu ubwayo tutasenze, ariko Imana yashimye ko ikangura abantu ikabaha imitwaro yayo kugira ngo bayisengere. Kubera iki? Hazaboneka abashima. Nikora iraterema gutyo gusa, nta bantu bazamenya ko babisengeye bagaruke bashime. Niyo mpamvu rero gusenga ni ngombwa kugira ngo hazaboneke abashima. Uyu munsi rero ndabakanguriye mu izina rya Yesu
kumenya yuko urwego rwa Yakobo rurahari, rwarabonetse. Amen. Nyuma y'imyaka 1000 hafi na 800 Yakobo amaze kurwerekwa, kururota, kuruhishurirwa. Haleluya. Ari kuri ubutaka bwitwaga Ruzi akahinduka Beteli. Nyuma y'imyaka 1800 aho urwo rwego yeretswe rwaje kuboneka ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Nitwiteshe rero, amen, ayo mahirwe, haleluya, yo gutuma abamarayika b'Imana bamanura ibisubizo, b'intervena muri situation iyo biraba iburasirazuba bwo hagati, muri Middle East, muri Moyen Orient no mu mahanga yose. Dufite izo nshingano kandi Bibiliya ibyo ivuga ni ukuri. Rero ntuzigere witesha ayo mahirwe yo gukorana na Yesu mu gusengera umugambi we. Mu misi ibyo dusengera kubyerekeye iriya ntambara. Amen. Haleluya. Nubwo impuhwe z'intambara zitazabura kubaho, ariko itoro mu gihe cyose riri ku isi rikwiye gusenga Imana kugira ngo no muri izo ntambara, no muri izo mpuhwe z'intambara, no muri ayo mapfa, no muri uko kunyeganyezwa ku isi, umugambi w'Imana usozwe, atari ubushake bwa Satani. Ariyo masengesho yacu. Mwami Yesu abahe umugisha. Amen. Reka dushime Imana. Mwami, turagushima kuri uyu munsi ugira kabiri. Turagushima ku rwego rwabonetse ruhuza abari mu isi n'abari mu ijuru, ruhuza isi n'ijuru, ruhuza umwana w'umuntu n'Imana yamuremye. Icyaha cyazanye igisika, ijuru n'isi biratandukana. Umwana w'umuntu aribasirwa n'umwijima wa Satani, aribasirwa no kuba mu buzima bwe mu gihugu cy'urupfu kugeza aho avuye mu mubiri akarimbuka. Ariko Mana wafashe initiative, wafashe ya mbere yo kwihuza n'umuntu. Yesu Kristo niwe muhuza wacu n'Imana, niwe tunyuzamo ibyo dushaka Mana kukubwira, kandi nawe ukatwemerera ko umanura ibisubizo. Kangurira itorero Mwami gusenga muri iki gihe turimo, kuko niyo yonyine rifite uwo mugisha wo kumvwa n'ijuru, wo kumvwa n'Imana. Benshi bashaka kukugeraho banyuze mu nzira nyinshi, mu madini, mu bantu n'ibindi, ariko ni itorero gusa rya Yesu rifite ayo mahirwe yo kugira urwego, yuko bahamagara Imana mu izina rya Yesu, Imana amasengesho ikayakira, nayo Imana ikohereza ibisubizo. Turizera Mwami yuko ayo masengesho yacu uzayakoresha, uzayasubiza, amaso yacu akazabona amateka y'ibyo biraba, afata icyerekezo wagennye, wagambiriye. Satani ntiyungukire muri izi ntambara, ahubwo izi ntambara Mwami zibyara umugambi wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Reka dushimire abakozi mu Imana bose uyu munsi muzi Imana, tubakore amashyi menshi. Abasigaye ndabashimiye mu izina rya Yesu. Nimucike intege n'amakuru mugenda mumva ibyo biraba ku isi, ariko mubirebesha amaso y'umwuka binyuze mu ijambo ry'Imana. Muzamenya ko mufite ikiraka cyo gukora. Mu izina rya Yesu. Amen. Umugoroba mwiza.